Kugira ngo ubeho bisaba kuba ukora, kandi gukora nibyo bigena kubaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. No mu byerekeye iyobokamana baravuga ngo udakora ntakarye. Birumvikana ko gukora ari ubusobanuro bwo kugira ngo ubeho. Rimwe na rimwe gukora bisobanuye nka bizinesi, yaba ari akazi ukorera undi muntu cyangwa se ko wowe wikorera. Ushobora kuba rwiyemezamirimo cyangwa ukaba umukozi mwiza. Ariko kimwe mu bintu by'ingenzi bigora ni ugutangira bizinesi nta gishoro. Amafaranga y'ifatizo ushobora guheraho n'igitekerezo. Reka turebere hamwe ingingo z'ingenzi ushobora gukoresha ugatangira bizinesi nta mafaranga cyangwa se nta gishoro. Gusa ibi bisa nko gufunga agatambaro mu maso ukagenda ku cyerekezo cyawe kubw'imbaraga zawe n'icyizere. Ariko byose birashoboka. Gutangira bizinesi nta mafaranga bisaba ubuhanga, ubwitange no guhanga udushya. Dore amabanga y'ingenzi yafasha umuntu gutangiza bizinesi nubwo yaba adafite amafaranga. Hari abantu bafite ubumenyi n'ubushobozi runaka bwinshi busaga ubw'abandi. Wenda ukumva umuntu arakubwiye ngo ufite impano muri ibi bintu cyangwa ushoboye iki. Imiterere y'umubiri, wenda nimba uri umuntu w'umunyabigango cyangwa ufite ubundi buranga cyangwa itandukaniro ryawe n'abandi, nabyo bishobora kuba ikintu cy'ingenzi wakwitaho. Gusa aha ngaha ntibigomba kuba ibintu ushobora gukoresha mu nzira mbi byakwangiza. Dutangiriye kuri iyo ngingo, serivisi zitagomba ishoramari rinini. Niba ufite ubumenyi cyangwa impano muri serivisi runaka nko kwigisha, gucuruza online, gukoresha imbuga nkoranyambaga, gutanga inama mu bijyanye n'imari, gukora ibihangano, ushobora gutangira ugatanga izi serivisi n'amafaranga menshi ukeneye, ahubwo ugakoresha ubumenyi bwawe kugira ngo ubisangize abandi. Ibi byagenda bikuzamura buhoro buhoro kugeza ugeze ku rwego rwisumbuye ushobora gutangira kubona ibishoro. Ikindi cya kabiri ni ugukorana n'abafite amafaranga, partnership. Shakisha abantu bafite ubushobozi bwo gushora imari, hanyuma wowe uzane igitekerezo cyiza. Ubushake n'umurava, uko gusangira inshingano bituma ushobora gutangira bizinesi udafite amafaranga. Ariko gutanga umusanzu mu bundi buryo bishobora kuba imbarutso cyangwa ikintu cy'ingenzi bashobora guheraho, ugakoresha amafaranga runaka bo bashoye kugira ngo utangire bizinesi kandi ukore neza. Ikindi kintu cya gatatu, kwifashisha uburyo bwo gutangiza ubucuruzi ku buntu, babwita bootstrapping. Aha ngaha ni ikintu gikomeye. Aha bisaba ko ugenda ukoresha umutungo w'imbere mu bushobozi ufite, nta kwifashisha inguzanyo cyangwa muterankunga. Ibi bishobora gutangira ukora utuntu duto duto dusa nk'aho ari utw'ubuntu cyangwa tworoheje. Icyo ugiye ukuramo ukajya uhita ugishora. Bisaba kwihangana ndetse no kwizirika umukanda. Ikindi kintu cya kane ni ugukoresha ikoranabuhanga. Twavuze neza ko ikoranabuhanga ubu ngubu ari kimwe mu bintu by'ingenzi. Risa nk'umushoferi mwiza uri kuri vola muri iki kinyejana cy'iyi si idutwaye. Niba usobanukiwe neza ndetse n'ibyo gukora bizinesi waba ufite amafaranga cyangwa utayafite, bumbura idirishya rijyanye no kureba hirya y'ibiri ku ikoranabuhanga, kuko ririhuta cyane kandi riratanga icyizere mu iterambere ry'iki kinyejana. Gukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye zishobora kwamamaza cyangwa kugaragaza ibyo ukora nka Facebook, Instagram, YouTube cyangwa kwamamaza serivisi zawe bishobora kugufasha kugera kuri byinshi. Ushobora kugera kuri byinshi cyangwa kuri benshi nta mafaranga utanze cyangwa se kwamamaza guhambaye. Stati yawe ya WhatsApp cyangwa ibindi bintu biba bivugaho inkuru zisekeje cyangwa zishobora kuvugaho ibintu runaka ushobora gutanga abantu bakaguha amafaranga. Birashoboka ko ibyo bintu utaba bifite mu bubiko bwawe cyangwa muri stock, ariko hari umuntu w'inshuti runaka cyangwa uzi ukora ibyo bintu, ukagenda ukamubwira yuko ushobora kwamamaza ibintu bye, akaguha purusa cyangwa ice runaka cy'amafaranga ku bintu byinjiye cyangwa igicuruzwa yacuruje. Icyo nacyo gishobora kuba ikindi kintu cyagufasha gutangira bizinesi nta gishoro. Hari ikindi kintu cya gatanu, kugurisha ibintu bisa n'ibyoroheje cyangwa se ibintu abantu basa nk'abanenga. Tangira gucuruza ibintu bidafite igishoro kinini, byoroheje ariko bikenerwa buri muntu. Ubucuruzi bw'ibintu byoroheje ubu buzwi nka drop shipping. Wabonye abasore n'inkumi cyangwa se abandi bantu bafite utuntu runaka bagurisha, abantu bakadukenera cyane. Nayo ishobora kuba inzira yo gutangira Hari ikindi kintu cya gatandatu, kiragoye, gisaba ubuhanga no gutekereza mbere
y'uko utangira iki kintu ni ugushaka abaterankunga cyangwa inkunga za leta. Gushaka abaterankunga cyangwa inkunga za leta ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi, bigasaba kwitonda ndetse no gushyira ibintu byawe ku murongo, buryo abo ubibwira bumva neza ko hari inyungu runaka cyangwa inyungu rusange ku gikorwa cyawe. Leta cyangwa ibigo byigenga hari ubwo bitanga inkunga n'amahirwe ku bantu bafite ibitekerezo bishya by'ubucuruzi ariko badafite ubushobozi bwo kubitangira. Aho ushobora kwitabira amarushanwa y'ubucuruzi, guhura n'abashoramari cyangwa gukurikirana amahirwe y'inkunga zitangwa. Ni ingenzi cyane. Wumvishe hari ibintu bitandukanye no mu gihugu biba nka Youth Connect, Art Rwanda ubuhanzi, amarushanwa ya Hanga ndetse n'andi menshi. Ubu buryo ushobora kubwifashisha ugatangira bizinesi. Ikindi kintu cya karindwi ni ugushaka abakiriya mbere yo gutangira gukora. Ibi babyita nka pre-selling. Ushobora gushaka abakiriya ugatangira kugurisha ibintu cyangwa serivisi ugitegura umushinga. Umugambi ni ukumenya nimba hari ibyo ufite ku isoko bizaba bikenewe cyangwa se niba ibintu ugiye gutangira bishobora gukenerwa ku isoko. Ibi ngibi bishobora gutangira werekana ibintu bisa nkaho bidashoboka cyangwa udafite mu bubiko, gusa ukaba amenge ko nibiramuka bibonye abaguzi ushobora kuzabona ibyo bintu. Indi nzira ya munani ni ugukora freelance cyangwa akazi k'igihe gito, bishobora no kuvamo ubuvolonteri. Hari abantu badatekereza ko ubuvolonteri cyangwa gukorera ubuntu cyangwa gukora ibintu by'ibanze bishobora kuba nk'inzira y'akazi cyangwa y'umurimo, ariko byagaragaye ko abantu benshi batangiye bakora batyo nyuma bakagirirwa icyizere bagahabwa akazi. Si n'ibyo gusa, hari ikintu cyitwa connection. Si connection ya internet cyangwa ibindi, ni umurongo mugari ushobora guhuriramo n'amatsinda y'abantu, cyane cyane iyo ukora imirimo yisumbuye. Ushobora gukora akazi k'igihe gito cyangwa ubucuruzi bwo gutanga serivisi nk'umukozi wigenga freelance, ku bikorwa utangiriraho nta gishoro, hanyuma ugashaka inyungu uvana muri ako kazi cyangwa ibindi bintu. Gutangira business nta mafaranga bisaba kuba inyaryenge, gushaka amahirwe ahari no gutangira mu bice byoroheje. Kwizera ubushobozi bwawe no kwihagararaho, kwihangana bifite uruhare runini mu rugendo rwawe rw'ubucuruzi. Kimwe mu bintu by'ingenzi ugomba kwitaho ni ukutadohoka no gufata umwanzuro ko ubishoboye. Izi ni inzira zigera ku 8 z'ingenzi watangiraho business udafite igishoro cyangwa amafaranga. Zishobora kuba nyinshi cyane, harimo n'izijyanye nko gusaba ubufasha, kwita ku irage runaka, ariko byagufasha kuva mu bukene cyangwa gutangira business yawe utiteze amafaranga runaka menshi